KT Sports on 96.7 KT Radio. Ubuyobozi bw'ikipe ya APR avuga yuko bamwandikiye ibaruwa ejo nibwo twibazaga uburyo ikipe ya APR ishobora kuba yakoreshejemo wenda imuhagarika. Ntago bigeze bakoresha uburyo bwa email. Ariko kuri jewe nabumva uyu mugabo nkurikije uburyo nabonye imico ye n'imyitwarire ye byari byoroshye cyane ko bajya kumukubita ibaruwa imuhagarika mbere yuko ayisoma akabanza akayishyira hanze. Oya nkurikije uko giye namubonye bamwandikiye ibaruwa bamubwira yuko agomba kuza kuyifata ku biro by'ikipe ya APR kwanza ko nawe umutozo of course agomba kuba ari ku biro kubera ko n'umukozi urumva ntiyaza biba ngombwa yuko ikipe ya APR inaderega cyangwa se ishyiraho umuntu ugomba kujyana ubwo butumwa urimo nabyumva ngo ibumushyikirize aribwo bwari bukubiyemo nyine iryo hagarikwa rye nabyo arabyanga yanga gufata ubwo butumwa bivuze ko of course yasuzuguye wakoze iki wazanye ubwo butumwa hejuru yo kwandikirwa ibaruwa ibyo ari byanditsemo ku makosa yari yakoze nandi nyine yo gusuzugura kuko ubuyobozi nibwo bwayanditse. Yego urabyibuka ko ari nabwo yayisaza ku myitozo ku munsi wo kwa gatandatu bakamusubizayo. Yego kuko ntiyari yemerewe kujyaho yari yamaze guhagarikwa. Maybe ubuyobozi bushobora kuba bwaravuze ati none uyu muntu twahagaritse akabaje bishoboka kuba atamenye ibirimo indani banafata telefone baranabimusobanurira banamushyira no ku ruhande barabimusobanurira ibikubiye muri ubwo butumwa yanze kwakira. Aribwo umutoza yahise afata umwanzuro wo kuvuga ati jewe tekasoke mu ikipe ya APR yaransuzuguye nkora iki nigendere. Twaganiriye rero n'umuvugizi w'ikipe ya APR muze kumwumva neza mu kanya turaza kugerageza no gushaka abanyamategeko bo barabivuga hiki ubundi kuko nyuma y'ibyo byose jire hawigize wirukana Adil Mohamed Eladi nta n'umuyobozi n'umwe wigize unamubwira nabi n'ubutumwa bwonyine bamuhaye bwamushyiraga mu bihano byo kumuhagarika ukwezi kandi bafite uburenganzira bwo kumushyiramo nk'umukozi wabo ntiyabyakira bakoresha uburyo bwose bagomba kumumenyesha ibikubiye muri ubwo butumwa. Umugabo we yavuga ko bamusuzuguye. Reka rero twumve ikiganiro twagiranye n'umuvugizi w'ikipe ya APR mu cyumve mu kanya turaza gukora ibishoboka byose nanone twumve icyo abanyamategeko bundi babivugaho mu gihe Adil we yavuze yuko agomba gushyira ikipe ya APR mu manza cyangwa agomba FIFA ari igomba gukemura ibibazo. Umuvugizi w'ikipe ya APR Tony umutoza wahoze ari umutoza w'ikipe ya APR Adil Mohamed Eladi yamaze guhaguruka mu Rwanda yasubiye iwabo. So kugeza kuri ubu ngubu yarari mu bihano ubundi bihano yararimo byanganaga iki niki kigiye gukurikira kugeza kuri ubu ngubu. Urakoze cyane birumvikaniramo ni umutoza Adil Eladi Mohamed umunyamaro kutoza ikipe ya APR n'umutoza wa APR kugeza n'uyu munsi n'umutoza wa APR kubera ko guhagarikwa ntabwo ari usezererwa cyangwa kwirukanwa mu nshingano zawe. Uba uhagaritswe gatoya ariko ntabwo uba usezerewe mu nshingano. Umutoza Adil rero yabaye ahagaritswe ukwezi kumwe kimwe na kapiteni we Manishimwe Jabel. Kugeza ubu ngubu rero kuba atari mu gihugu ubwo nabyo azabitangira ubusobanuro hanyuma ubwo igihe kiramutse kibihano kirangiye Adil ntaboneke mu kazi nabwo yatanga ubusobanuro yafatwa nk'umuntu wataye akazi muri make nicyo gisubizo. Ariko umuvugizi Adil avuga yuko ikipe ya APR yamusuzuguye uburyo ababwiramo mwamusuzuguye n'ubuhe buryo we ku giti cye abifata nko gusuzugurwa. Ikintu cyose kibaye nk'ubu rugero Amoni ushobora kuba utangira itangazamakuru warahereye kuri radio runaka uyu munsi ukaba ugeze kuri radio runaka uburyo wajya uzamuka gahoro hari imbamutima zagiye zibaho muri wowe n'akantu kose kabaye ku muntu imbamutima z'umuntu ziza mu buryo butandukanye. Icya kabiri uburyo expressingamo imbamutima zawe nabyo bikaba ikindi aho niho ahantu hatandukanira. Noneho rero kuri Adil siniyumvisha uburyo avuga ko yaba yarasuzuguwe ntabwo niyumvisha uburyo abayobozi b'ikipe ngabo z'igihugu ari abantu
bahafata umuntu bakamusuzugura just for nothing. Ntabwo bishoboka. Niyo umuntu ahubwo ati nge nguhaye umwanya, burya hari n'ikintu abantu batazamo, uzi ko umuntu aguhaye umwanya wo kwitekerezaho n'amahirwe baguhaye, ni ikintu kikwereka ko adashaka kugutakaza, ahubwo ari amahirwe aguhaye. Wowe Amoni cyangwa wowe Tony, genda wicare witekereza, uvuga ute se ni hehe nakosheje, ni hehe na fitinga muri family, kamere yanjye ni hehe idafitinga, ni hehe mbangamira abantu, ni iki ngiye gukosora. Ibyo byose rero iyo umaze kubikorera icyegeranyo urareba ukicara ugasanga okay, ngiye gukosora ibi, ngiye kugira gutya, ngiye hari n'igihe biba na ngombwa ugahamagara nabo mukorana, ese muri ibi bihe ndimo niki wangiramo inama nkosora. Ariko iyo ufashe umwanzuro ukawita igisubizo, umwanzuro wawe ku giti cyawe kuvuga ngo reka nitahire mbivemo n'ubundi narasuzuguye, ahubwo nyika ko ari wowe ugaragaje agasuzuguro. Kubera ko icyambere ufashe umwanzuro wo kugenda, uri umukozi kuko uracyahembwa. Icya kabiri ugiye bashoboje utabamenyesheje, wowe uri kubise gusuragiye ngo ibindi bizakemurwa n'abakwiye kubikemura. Icyo si cyo gisubizo. Ahubwo umuntu aguhaye umwanya wo kwitekerezaho ku makosa yawe, aba ari amahirwe aguhaye ukicara ukitekerezaho. Biranashoboka ko no mu cyumweru kimwe cyangwa iminsi runaka ushobora no kumama ngo ati databuja, cyangwa se muvandimwe, cyangwa se mubyeyi mwiza, cyangwa se mu cyongereza my workmate, rwose ndabona narakosheje. Ariko noneho ndice nitekerezaho nsanga amakosa yanjye araya naya, ndi tayari kuyakosora bitarinze binafata n'icyo gihe mwampaye iki gihano. Rwose ndabyizeza ubufatanye bwiza guhera uyu munsi, ndabizeza impinduka mutigeze mubona, ndabizeza buri kintu cyose, ndabasaba imbabazi mumbabarire, ukagarurwa mu kazi. Nibyo. Hanyuma muvugizi, umutoza Adi Mohamed Aladi akimara guhagarikwa, umunsi ukurikiye yaje mu kazi, ageze mu kazi asubizwa inyuma. Ese ntago yarazi ko yamaze guhagarikwa? Ubundi aperi muhagaritse mu buhe buryo, yamumenyesheje mu buhe buryo? Yahagaritswe, yarahamagawe abwirwa yuko hari ibaruwa ye ihari, asabwa ko yaza kuri biro ya aperi kameme, kuko ikipe ifite aho ibarizwa, ntabwo iri mu muhanda. Iyo nk'umukozi rero, iyo uhamagawe uritaba, icyo nicyo cya mbere. Ubundi muri discipline uritaba, ukavuga se ko mpamagawe ni iki bankeneyeho, ukitaba. Iyo witabye rero ukagera kuri ofisi uhasanga icyo wahamagariwe, ariko byose yarabyanze. Ari ukuza kuri biro, nibaruwa arayigemurirwa nayo arayanga byose, ariko arengaho abwirwa igikubiye muri iyo nyandiko, mu rwego rwo kugira ngo amenyeshwe ibiri muri iyo baruwa, atatava akanabirengaho, arabisobanurirwa. Ni ukuvuga ngo hari uguhamagarwa kuri ofisi, ntabwo uhamagawe mu mategeko cyangwa mu rukiko, uhamagawe kuri ofisi yawe, ahubwo urabyanze. Icya kabiri bageretseho no kuvuga ngo okay, mu rwego rwo kumworohereza, reka aho atuye ntabwo ari kure, reka tuhamusange. Barahageze, nabwo wanze kwakira ubwo butumwa, bivuze ngo urimo urasuzugura umukoresha wawe, kuko uwo muntu ukuzaniye ubwo butumwa nawe ni intumwa yatumwe. Noneho ageretseho no kuba ukugemurira, nabwo urasuzuguye. Ntabwo uri musuzugura uwo nguwo, ahubwo urimo urasuzugura uwamutumye niwe mukoresha wawe, mwembi mwese uko muri aho. Noneho rero amaze kubyanga, biba ngombwa ko asobanurirwa ibikubiye muri iyo baruwa. Arabimenya, mu kubimenya bwarakeye aza mu myitozo, baramuganiriza neza, mbwa bati nubwo ibaruwa wanze kuyifata, ariko ibirimo warabisobanuriwe. Rero ntabwo rwose wemerewe kuba uri mu kazi muri aka kanya, kubera yuko wahagaritswe, uri suspend. Banabimubwira mu rurimi yumva rwose. Asubira inyuma aragenda, ariko urumva yarahamagawe aranga,
ashyikirizwa kujya bwa kabiri agiye muri ubwo butumwa nabwo arabwanga, arasomerwa ibiri muri ubwo butumwa arabyumva abirengaho nkana. Ubwo rero urumva nagasuzuguro muri make. So niki kigiye gukurikira rero? Umutoza Mohamed Adil Radi yavuze ko agiye kwifashisha abanyamategeko akarega ikipe ya APR, yavuze ko azakinirwa n'inkiko. Niki kigiye gukurikira rero nyuma yuko avuze ko agiye kurega ikipe ya APR? Nakubwiye yuko imba mutima z'umuntu ni kimwe n'uburyo uzi expressingamo cyangwa uburyo uzisobanura ni ikindi. N'uburenganzira bwe, niba yumva ari cyo gisubizo rwose nta kibazo, ntabwo ubuyobozi bwabimubuza, we n'uburenganzira bwe nakore uko abyumva, ariko kugeza ubu ibyo akora byose azirikana ko akiri umutoza wa APR, afite kontra y'imyaka 2, ibyo bizirikane. Namara kubizirikana yibuke ko ari umutoza uri suspend mu gihe runaka, mu kwezi kumwe, bivuze ngo kwezi kuramutse kurangiye agomba kuba ari mu kazi, cyangwa se ibintu ni bibiri, agomba yaguma mu kazi cyangwa agasezererwa. Ariko ibyo byose bibera he? Bibera ku meza yicayeho asinya ari kumwe n'abayobozi. Ibyo byose abagomba kuba ari kumwe n'abayobozi abiganiraho. Ibihano birarangiye, niba birangiye hagomba kubaho evaluation y'uburyo witwaye muri icyo gihe cy'ibihano. Iyo evaluation niyo determining se uyu muntu arasubira mu kazi cyangwa ahubwo tugasanga n'akanya twamuhaye ko kwitekerezaho ntacyo kamumariye. Ibyiza reka tumuhe rugari akomereza ahandi, tunamwifurize ishenihirwe, dutandukana amahoro. Ubwo rero igihe yahawe cy'ibihano nikirangira akabura mu kazi, mbisubiremo azafatwa nk'umuntu wataye akazi. Okay. Hanyuma mbere ko wenda dusoza, ibivugwa yuko ikipe ya APR mu biganiro n'uwahoze ari umutoza ikipe ya Rayon Sport, utoza ikipe ya Vipers mu gihugu cy'Ubugande, Robertinho, ibyo bihuriye no kuri muvugizi? Amoni, ibyo bintu kugeza amagingo uyu munsi ni igihuha pe. Rero mu by'ukuri icyo nahubwiza mu kuri, mbere yuko umuntu yakaba yatangaza amakuru nkayo, ngira ngo ngushimira Amoni ko wafashe umwanya ukantumira ngo tuganire nkakwitaba. Ni ikintu kigaragaza professionalism muri wowe, kugira ngo utajya kuri mikoro ugatangaza uti mu kanya tubonye Tony Ibugande, ubwo ntagiye kuvugana na Robertinho kandi atari nabyo. Mu by'ukuri ntabwo ubuyobozi bwa APR bwigize buganiriza uwo mutoza Robertinho, ahubwo wenda niba ari n'abamushakira akazi baza neza bakavuga bati niba mutagikomezanyije n'umutoza mukuru wanyu hari option yindi. Ubwo nyine nawe akazana CV mu bandi bose, mu gihe nabwo byaba bitangazwe ko APR yabikeneye umutoza. Ariko kugeza uyu munsi ufite umutoza Adil Radi Mohamed Ben Musa, n'umutoza wungirije Pablo Morsho fitness coach, umugabo Alex umutoza abazamu. Rero ibya coach Pablo na coach Robertinho rwose nibihuha, simbona n'impamvu ejo bundi yabaye qualified mu matsinda, ngira ngo nkeka ko wabwo yakaba yakomereza aho ari. Wakoze cyane. Urakoze cyane, kandi nshimire Keti Radio umwanya mamu tugeneye kugira ngo dukura abakunzi ba PRFC mu rujijo. Mugize neza cyane, nkomeza kubibabwira yuko ikipe yabo imeze neza, nta kibazo. Basubukuye imyitozo kuwa mbere, bamwe baritegura shampiyona, mukino ugomba kubahuza n'ikipe ya Espoir i Rusizi. Rero tubasaba gukomeza kuba iruhande rw'ikipe, nyuma y'ikipe bakayiterenga mu bitugu. Rusizi tuzabe turi kumwe nabo, n'ubundi ikipe bo bayihoraho, baba bari kumwe nayo. Ubwo izo ni updates. Rusizi tuzabe turi kumwe, dushyigikira ikipe yacu, tuyiterenga mu bitugu. Ari amanota nayo turakeneye, kandi ntabwo amanota atangwa n'umukinnyi gusa, birumvikana role nini y'umukinnyi n'abatoza, ariko natwe nk'abafana cyangwa abakunzi b'ikipe, natwe hari role yacu tuba tugomba gukina. Rero umwanya muduhaye Keti Radio, murakoze cyane, mugize neza cyane. Mbizeza ko n'ikindi gihe muzatwifuza turahari rwose. The songs you want to hear all day. All day. Every day. All day long. I love this station. 96.7 KT Radio. Yes, ngo rero kabari muvugizi w'ikipe ya APR, akaba ari Tony Kabanda, ubwo yagarukaga rero kubijyanye
na Adil Mohamed Radi wamaze gusohoka rero mu ikipe ya APR, ndetse wakanavuga yuko bazifashisha ibijyanye n'inkiko. Ngengo byinshi abigarutseho, byinshi arabivuze, kumuhereza ubutumwa ntabwakire, kumuhagarika ntabyumve, we akumva yuko bamusuzuguye, akaba ariyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kugenda. Ariko APR yo ikimubara nk'umukozi w'ikipe yayo, igihe cy'ibihano bamuhaye nikigera kikarangira, wenda ibyo bamuhaniye bakabona byaba ngombwa ko bashaka kumusubiza mu kazi, ubwo nyine bazamwandikira mu bwe batesubira mu kazi, nabura ubwo ibindi bizakurikirana byo, ubwo of course no kwifashisha amategeko. Ariko umutoza Adil Mohamed Radi yavuze yuko agiye kwifashisha amategeko kugira ngo arege equipe ya APR kubiba yaramuhagaritse ibyo we yise agasuzuguro. Ku murongo wa telefone rero, ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamategeko, akaba navuga yuko n'ibya sport abizi cyane, Maître Karangwa Olivier. Tunamushimire kubw'uyu mwanya duhaye. Maître, mwiriwe neza? Mwiriwe neza mwana. Maître, twagarukaga kuri case ya Adil ndetse n'ikipe ya APR. Uyu mugabo wasohotse mu gihugu ajya iwabo, ariko akavuga yuko azarega equipe ya APR. Bijyanye n'icyo amategeko avuga, ubundi umukoresha ahagarika ryari umukozi we, afite uburenganzira? Nicyo kibazo cyonyine Maître. Umukoresha afite uburenganzira bwo guhagarika umukozi we. Hari ibintu bibiri bishobora kugenderwaho. Icya mbere, iyo biri mu masezerano bagiranye hagati y'umukozi n'umukoresha, ko igihe umusaruro ari mukeya, cyangwa se hari impamvu zimwe ziri bagiye bashyira muri clause muri aya masezerano, iyo ni impamvu ya mbere. Tujye kuba rero ku masezerano ari hagati ya Adil na APR, kuko ntayo dufite wenda tutazi biri muri izo clause. Bibaye biri muri clause y'amasezerano, APR afite uburenganzira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, tugendeye ku itegeko ry'umurimo, mu itegeko nimero 36/2018 yo kuwa 30 z'ukwa 8/2018, mu ngingo ya 20 y'iryo tegeko bashobora guhagarika mu gihe cyo gukora iperereza. Hagiye gukorwa iperereza, bakanabyandika mu nyandiko kwandikiye ko hagiye gukora iperereza runaka. Turaje nk'ibi ngibi tugiye muri cadre turimo ya hagati ya APR na Adil. APR kandikira Adil mubwira ko igiye kumukora iperereza, hari impamvu zikomeje gutuma amasezerano hagati ya equipe n'umutoza aseswa nta mpamvu. Igihe haje mu match fixing, ni example mfasha pari hazaza, cyangwa se harimo ibintu bya doping, kuko cyane mwita kugurisha imikino, cyangwa ko yajya kubetinga bakamenya ngo tugiye gukora iperereza uretse gatoya. Icyo gihe umukoresha afite ubwo burenganzira. Ariko iyo tugarutse nanone nk'ikibazo rumbajije kivuga ko Adil yahagaritswe, haba hari uburenganzira bushoboka. Nitujya muri regulation on the statute and transfer of players cyangwa se n'abatoza, iyo statute igenda ibyo bintu, iyo iteganya igihe hatabayeho remuneration cyangwa se compensation ya contrat. Adil mu guhagarika kwa APR kuko avuga ngo wenda hagaritswe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, cyangwa se ijambo wakoresheje yavuze ngo baramusuzuguye. Gusuzugura umuntu ni gute? Niyo umukoresha wavuye ko hari ibitagenda neza, ashaka ko yagira ibyo akosoraho, cyangwa agiye gukora iperereza, ibyo burenganzira bifite. Reba kwa kwezi kwa baguhaye, ese kwarangiye ibyo wagombaga urabibonye cyangwa se ntubibonye? Kubwanjye mu byakozwe na APR bifite ishingiro, kuko muri icyo gihe cy'ukwezi bafite ibyo wenda bagiye gukoramo. Sinzi leta bamwandikiye ikivuga hari iperereza agiye kumukoraho, twagendera kuri ingingo ya 20. Ariko baravuze ngo genda uri mu rugo, icyo gihe babishe procedure. Adil aho ngaho noneho yaba afite uburenganzira bwe bwarahonyowe cyangwa se butarubahirijwe, kuko baba baramusobanuye impamvu bamuhagaritse bamuhaye suspension y'ukwezi. Maître, tutarabarekura gatoya, sinzi niba hari icyo wenda mwari mugiye kongeraho.
itegeko ko aho ngaho mu gihe guhagarika by'agateganyo itegeko rivuga ko hari umuhagarika by'agateganyo hari icyo ugiye gukora hari perezida ugiye kumukoraho igihe nta perezida ugiye kumukoraho ngo yagiye ugiye mu rugo icyo gihe urumva procedure waba wayishe waba wagiye munsi y'itegeko itegeko riteganya. Hanyuma metre uyu munsi katuvuga equipe ya APR yafashe ibaruwa iramubwira iti ngwino kuri biro ufate ibaruwa iri mu butumwa bwawe umutoza ntiyajyayo. Hanyuma bashaka n'uburyo na plan B bafata ibaruwa bayihereza umuntu baramubwira ati yishyira umutoza Adil Mohamed Radi yanga kuyifata. Buracya aza ku myitozo ikipe ya APR ndetse baranamwirukana bongera kumusobanurira umunwa ku munwa cyangwa se barebana ibimwe mu byari bikubiye muri iyo baruwa kuko urumva ko atari yigize ayisoma kandi yari irimo kumuhagarika. Ibyo byo ntago yaba ari amakosa Adil we yaba yarakoze ku buryo ekipe ya APR yabishingiraho byo ntabwo ari amakosa kuko itegeko ryo mu Rwanda rimenyeshwa cyangwa amabaruwa cyangwa se ibindi bintu tugende n'iterambere tugezemo hari uburyo bwo kuba wamenyesha umuntu ukoresheje email. Yego ese APR yabarambikiye Adil iyo leta ikanyura kuri email akabirengaho mbere akaza nyuma yabonye iyo email aho ni cyambere. Ese APR yaba yarahaye ubwo butumwa Adil ikoresheje inzira za WhatsApp cyangwa zindi zikoreshwa za social zishobora kuba wamenyekanishaho umuntu nabyo abirengaho kuko tugiye muri cadre n'urukundo rwa Adil Adil avuze ko iyo leta batayibonye akaza ku myitozo akabuzwa kwinjira afite evidence wenda n'urugero ashobora gufata video ari kubuzwa kwinjira ashobora kugaragaza witness ari kubuzwa kwinjira ariko APR kuva ngo nahaye umuntu cyeka n'abari bahaye court bari cyangwa bitabo wisi akagerageza kumumenyesha ntabyubahiriza. Yego ariko ari umuntu usanzwe uko wafata wowe amone ngo gishino letere Adil urwego rw'amategeko uburyo bamenyesha inyandiko ntabwo byarubahirijwe. Icyo gihe Adil rero ibyo yaba yarakoze ajya ku myitozo ntabwo byabenyesheje n'ukuri cyangwa n'amategeko uburenganzira habwa n'amategeko yo gutoza. Cyeka iyo letere yarayimenyeshwa n'umuhisha w'inkiko akabirengaho we akagenda kandi iyo letere yarayihawe n'umuhisha w'inkiko. Hanyuma metre Adil avuga ko agiye kwifashisha abanyamategeko be akarega ikipe ya APR mu gihe akiri mu bihano cyangwa se muri suspension ahagaritswe ukwezi nk'uko ikipe ya APR bivuga. Afite ishingiro cyangwa se afite uburenganzira bwo kujya kurega ikipe ya APR arababarega iki ko batari bamwirukana? Kurega ni uburenganzira bw'umuntu. Gutsinda nabyo ni ubushobozi bw'abagomba kureba icyo kirego batanze. Kuba yarega ni uburenganzira bwe ariko fondoma yarega aregera gusesa ko aceshejwe amasezerano ko yahagaritswe mu kazi iryo ni ngo habanza twareba inyito y'ikirego agiye gutanga nko guteza amasezerano ntabwo yasheshwe ku cyambere cyo n'urwego rumukorera rukemera ko ari umukozi warwo icyo ni icyambere ibyo urwego rumukoresha rumugomba niba igihe agomba kwibona azayibona icyo gihe rero nta mpamvu ngewe nkanjye Olivier nabona yatuma areka. Reka tugushimire cyane Maître Karangwa Olivier kubw'umwanya wawe uduhaye. Murakoze Imana ibahe umugisha.